No Yohana ko yazanye akantu karyoshera no umutsama karamirika Yesu aba n'iki kigofero kuntare ntuza no ariko nanjye ibitoki byanjye ndabona bigiye gukomera nanjye ndashaka kuzatara urwagwa nkuru kandi nikizamo imyanda umuntu wese mba mperuka no kuzitaho wa mukobwa wanjye noneho yagiye ko numva n'inzara itema amarara ubu yateye haye mite bami iki ngiki cyo muri iyi minsi ariko ni ukukifata kandi abajura baba batazenda no kukinyiba Mana yanjye amaze n'imyaka irenga 6 Yesu Mana hena yimwe poni byanafashe togafatwa neza yego muraho muze muraho neza yego amakuru ni meza narinje kukureba kuri twa dufaranga twanjye narinje kukureba ko ngo twa dufaranga twanjye nakugurije tugira icyo tuvugana banza wice n'akanyota ariko Simba hano ruguru kwa Kamana hari uko yaramaze kubigenzara wabaye wita ko nta kibazo udufaranga haryo tuye twatunine yo kukuguriza mu minsi ishize ntabwo twibuka se jewe ako se baka ka mwanya mu myaka 60 ufite ni tusigaye tuma wibagirwa hajya hangaye ni 260 fangona nakurahe koko ariko nta nawe wangurije ntago mbyibuka uburabyibanye turi kwa Kamana igihe twatumaze kwizihirwa umbwira ngo ufite ibimasa n'amasambu wa muntu dere iminsi yabaye mibi rero muraba wihanganye ndaza kuhagushakira muri iyi minsi ntabwo ibyo nabyumva dore amezi abaye 8 nta nubwo 260 ntabwo ari byo wabuze rwose reka abaye 8 ariko wihanganye yandabiri yababonetse none se ntabwo wambye gufite ibimasa ngo ufite amasambu n'imigende ibyo bimasa uko umwana agiye ku ishuri nkabigurisha ariko wa musaza we wingora ujyo ku ishuri n'ibyawe dore iby'urugo rwose uragira ngo bigende bite ko mumva utangiye gusakuza ubundi ari inyandiko mfitanye nawe ariko inyandiko yarahari Kamana ubwo ngubwo nimba ari inyandiko bavuga iki karame beraho kikarame beraho byose urazo bimwe niba ubishaka genza gake haye mite bami nishyura amafaranga yawe genza gake twumvikane nzakwishyura nutinda kwa musaza umva nkubwira uyu munsi naje urayahakana nta nyandiko dufitanye urayahakana ariko wari umaze kubyemera nta kibazo Kamana ni yarahari Kamana arahari nta kibazo itonde nzagushakira ntabwo ideni riboneke mpfa kuba nemera ideni wemera ideni mbese nanimwe icupa ryanjye usanga ako se rikamubaze ubundi ikibazo kimwe muze nisi gituma utanyishyura lakaka bameza tera nje nkubwiye ngo iki urambwiye ngo uzabunyishyura urako tubona n'umukobwa umukobwa uragira ngo azaba ari kwishyura niwe wagurije ese rego wanamukingira kuko turangana none 260 urumva ari impanuro y'umukobwa wanjye nari n'ikimasa haye mite bami ese ubundi ubwirwa n'iki ko yakwemerara atanyemera ngo tuziranye ahubwo muhamagare njye nicyo mwibariza uwase Yesu nubwo ameze neza uwasanga anakiryamiye amazi iminsi arwaye nibyo nakubwiraga niwe navuzaga yabara kutamera neza bwo se nka se uwase akira mwana akira hano we Chai Papa. tugenda tumeze neza urumva utameze neza urwaye iki
ntabwo wabimenya n'indwara z'abakobwa. Indwara z'abakobwa Useka niko mbona waje wahindutse. imeze neza se. Yarinje kureba papa wawe. Ese pa ntabwo duteka. mu kanya banza uvugane n'uwo muntu mfitemo igihumbi. Muze uyu nguyu niwe nakubwiraga umushingiye ubu nta n'ikibazo. Nguki? Nta kibazo ubu ngubu umushingiye. None hari 2,600 ugahita uyagumana ukajya Bamwavuganye ibiki? uyu muntu yigeze kunguriza udufaranga dukeya. Ubwo yaje kunyishyuza mubwira ko ntarayabona numva yivugishwa ngo mwana nazagenga gusuhuze ibyo byo gushyingirwa se bijemo bite. Oya pa tuzayashaka ntabwo nabana nawe. Haye meet Bami. Nzagushakira. Oya najya kumushakira ihangane. Umukobwa n'uyu ndamutwara. Ikibazo Nese ngiye ko nabishaka. utabishaka. Ntabwo mbishaka. Ntase papa wawe nawe nakunkingira nabwo wabyanga. Tuzayashaka tuyagure. Muyamerere. Yame. Nireba hirya yame nigenda. Leta yereka n'ikote ryanjye. Nzagushakira undekere umukobwa. Iki se? Niba yanzigira bamwe ko ufite n'ibimasa nacyo muyamere. Yameze nibaze ko wakushingira. Turayaguha vuba bidatinze. Niba wanze ko wakushingira yame nigenda. Amezi abiri ngenda. Amezi abiri yahe ariko warunguye njyewe Uvogera mu rugo rwanjye nta muntu ujya umvogera mu rugo rwanjye nutagenda neza uranagenda nabi. Aho nje kukwishyuriza none ugenda gushaka kunkubita. Ubundi aya mafaranga y'amahe ryari yanyandiko mfitanye nawe. Ku by'amafaranga nyine ntabwo witeba ariko. Ahubwo nanjye kuvugana twabibara njye nawe. Wowe nawe. Nyine kajya muyama gake gato ariko tukagira ko Ese subiza uwo dukundana sumuzi. oya nta kibazo ariko twagira n'ukuntu tubigenza. Yesu! uyu mukobwa se ushaka Iyi niyo nshaka. wowe wampaye angahe? 2,600. Saka amasasi. Genda wenda aje muganirize urumva ariko ubwo nanjye nibikunda uzanyongera nk'ayandi abiri niyo nta kibazo apfa kuba wamumaye ntamutwaye ubundi se ubundi n'ibyo bintu nicyo nashaka. Amezi abiri yonyine nta kibazo. reka se ubundi wangurije se unyanze wamuvandimwe we buriya twari twanaruhazi. genda ushake indi abiri niyo Nitanu. ikibazo ndakikugira ahubwo uyu mukobwa Haye meet Bami. baraturana neza. Ubundi turi no mu muhanda twaba tunaberanye. Wowe nawe. Afite amaso haza ko ndeba afite amahane muze. Ubona ntabwo azandira mu nzu. umwana wanjye ninjye mutegeka umwana nta ntegeka nose nakwanga nkamwirukana azarara azajya Ntabwo z'abakobwa b'iki gihe yajya no muri bya bindi ngo niba ari amaroge niba ari abiki. akara kitonde nje umwana wanjye mfite uko mutwara nkamuganiriza nkamutwaraga n'ubu nuko wahubutse uri kugenda umujyanye ariko genda ubanze ushake ayo Ngo narimubutse narimbaye avoka cyangwa amatunda ariko ntacyo uko biri tuma amezi abiri. abiri rwose nanjye none ndabyemeye sinzongera kukurushya. Je nta kibazo mfite cyangwa ngo amezi abiri. Gusa nje ninza amezi abiri arangiye ntujyana. Nizira ry'Imana nta n'ijana nzaguha. Nzahita ntwara n'ino rikobwa ryawe. Kuva ryari yarira gute. Mufitanye inyandiko se. Kitayigira na sakamana yarahara ko isi ukunda urwagwa cyane. Nashakaga barugabanye. Wasize se ngura kandi gacupa mu. Cyakira reka nigendere fata sezerano nigende. Enda n'ubundi nta nubwo nkwerekeza. Nushaka urorera icyo mfa amezi abiri nashira ko nzaza ukama yanjye yo wigira yose. Ngo nusanga ntafite uzayambaza. Reka nkubwire ibyo wigira byose uwo mukobwa nzayaguha. nzamuhitane. Genda nzayaguha. Nongere ntayobonye nabibe masa narabihejeje ntamatwe wese uje uzanshoboza icyo Bashaka ko duteka ndashaka. ko duteka ubuse ntukagiye imana mwinshi Imboga se wazizayo. Genda usubiza nk'amakara ahari. Amakara yari yashize n'amavuta. genda kwa mujyambere urabohereza kuri telefone ubuse turarya Turateka umuceri. umuceri mwana we waretse tugateka amateke kuki abana b'ikigema mushaka ubuntu bworohereye Amateke. umuceri ndawurya ntera
ntacyo genda ariko ungure n'ikiro cy'amateke ngewe niyo ndi bwite. Hey! Haye mite bami. Bana b'iki gihe nabo kunga arateka imiceri nishakiraga amateke ibiryo bibakomeye kiriya kigabo se cyo nzagikizwa ariko kirabeshyira ubusa ubundi se nanjye ngira ubwoba ye ahubwo kiriya gitangiye gutikira umukobwa wanjye umenya ngewe byanafashe ntabwo kinzi kabisa ndakirya ariya abiri niyo mvuze kizayampa nyibwire ko buri buke muzana kizamubona se sinamugaritse mu bantu se kandi narakiriye inyandiko se mbirusha ubwenge koko yanafashe amafaranga yanjye aranze arayahejeje mwatse n'umukobwa aramunyima uraho neza mashini uraho neza amakuru siko numva inzira wayiteruye wa mugabo we abagabo mw'iki gihe baracyabaho bagenda bivugana mu nzira wakwihanganye wa mugabo urva uvuye he mvuye kwa ryatane ngo ni byanafashe byanafashe ntabwo muri ufitiye inyana hano ruguru agufitiye inyana Haye mite bami. mbone yarakuzira ntabwo iby'amanyana nabigiyemo nari ngiye kwiyishyuriza udufaranga twanjye ubwo se wa mukobwa we wahamusanze sha umukobwa afite agakobwa keza gusa si ubona se ko nari mfite n'imana mba nemeye nkagura ku isoko mvuye ku isoko mvuye ku isoko kugira ngo bigende bite ahubwo se uvuye gukora y'iki ko nari mvuye kumwishyuza 2,600 yawe agufite amafaranga amezi 8 amafaranga 250 250 ngwiki amezi 8 noneho sanze arimo nkwa kakagwa ko rigura handi kwa wa mugabo bita Kamana namuzi uburyaje ubwo no mubeshyera ntako se ndakubeshyera wa mugabo we je kunze ngira uburyaje naye muhaturirwa kwa Kamana 2,600 arayamara ko tumaze kwizihira aha wafite ikimasa ufite inyandiko se Kamana niwe wayanditse ufite inyandiko Kamana yari ahari oya noneho wowe bukomeje utanisha umutwe ko nanjye ngiye kurebera uwo mukobwa atarajya gusenga atarajya mu misa uwo mukobwa se kandi ko hari kuntu twari tuvuganye hajya afite umukobwa bangaho ubu umukobwa uyu ndi aracyari mu mashuri atari wo bitu wasase nari ndi kumwe nawe turimo tugana nuwase nuwase niyo nkunda rwose nagendaga mumura ariko aranyemera se ko iwacu ari mu mafaranga uravuze ngo ukunda uwase uwo nguwo uhasanze nyine niwe makunda akira komeza ugenda ariko ndikubona utishimye ariko hari icyo nyinzi aya ngaho bugiye reka ngenda murebe ugiye sawa urakoze cyane sawa ahubwo twamenze rwose naza kwandura akabona twaranduye nyikura ariko yabuze gutwemera byanafashe yewe ariko shobora cyasoma koko abandi nzara imeze nabi koko uraho neza narije kureba ka kamasa nagusigiye uko gasigaye kangana cyangwa kagwa ntikamaze no kumfata uti nguki narije kureba ka kamasa kamwe nakuragije mu mwaka utaha ko gasigaye kangana rega siko nari narahuze koko abo mbere se ko nubo badakoma bagihera harimo wa mukobwa wanjye arimo arahari se ako kamasa ko rero kugira ngo urataha unakabonye wa mugabo warayiragije se cyangwa ka gahungu kawe kagashumba ka yabuye ntabwo kari hano hanyuma ukambwira ko inka nayihari se oya ntabwo uri buyibone bajyanye musaza uko bamuvuze noneho niko ari noneho ntabwo ari ukutahaba bagiye kuyikingiza we nuko usanze bayijyanye izi sa ariko ndaba nicaye ndayirindira ako nabonye baza bwijera urumva umwaka wose uciyemo nagenda natarebye inka yanjye azagarutse ejo ahubwo se tutararondogora cyane yaba hari ko nari muzaniye impano wa mukobwa wawe mu ndebe yuko ese ntabwo burya wari uzi yuko tujya tunanuganurwa no gukura cyane
cyane rwose. muraziranye se Turaziranye buriya. Ahubwo nagira ngo mbere yuko turondagura uwo mushumba ataraza wenda wanamuhamagara ukanamubwira akaza nkareba inka yanjye da umwaka wose ishiyeze wazamaza cyangwa ejo bundi wamumera dukweto twiza ariko se wamumera rwose. hari ikintu kinanshobera iyo ukundanye n'umukobwa wanjye se ukagura ngo amakweto ngo ibiki njyewe uzi ko nywa amazi musaza nta bihumbi 5 meruka kuguhera hano kwa Muyaneza hano hepfa. hayemite bami Ariko muze wagira ngo usibye ko imvura ubona imvura yatwiciye amasaka agatwicira bya bitoki byo munsi y'urugo byose byaguye natakuyemo n'agatoki na kamwe ngurisha. Ubwo urumva yuko wowe se usimbona byaranze no kwana ubu se mbona na bitoki ufitemo hano. reka wamuntu n'umuyaga wankozeho Ibihe byatubayeho n'ibyakubayeho. umuyaga wankozeho cyangwa wagira ngo mwiki gihe nugupfa kubona ibihumbi 2. umukobwa se wo kuvura mubona ko nabonye katameze neza ko gakobwa kanjye Oya wenda twe tunamuretse naza no kugaruka ahubwo ahamagara umushumba ashaka kureba cya kimasa cyanjye ko gisa. Kandi reka muze mubwire mvuye hano n'umuhungu niba mbeshya niba numurara kuko nabonye ari umurara. Ngo yagugurije amafaranga 220 Chai! yabibyushye. nubone ngo nikakubwiye Abasaza ngo nibakubitwa gukubita noneho ngo ninde subikubwiye ni cyaki vunameze gituye hepfo yanjye bitandaye. ariko ubundi izinyana z'imbwa zanyitumye izinyana z'imbwa wankubita muze ngo uvuze ngo iki hanya ngo ugiye kujya wambura umudugudu wose ngo nuko ngo nta nyandiko. Umva ni gute reka mubwire wa gisaza jewe rero kabanza mubwire sha wa gisaza wowe nako ukora inka umeze utese urasoza umuntu ushaka kuniga wa gakobwa we si umusaza kuko byahiye nari muzaniye impano. Nari muzaniye impano mbere ko nari ndimo mvugana na muzehe kuri gahunda ya yindi twahoze dupanga. Wari umeze ute? Ni twiza ariko tumeze birahura rwose. Simwe manje njya nkubwira. turanakubereye Nkubwira rwose. turanakubereye iki gihungu menya kigukunda nubwo nabonye ari gisazi Njye ngo ibi ngiki bijugunya rwose ibi ni iki kujugunya biri. Nureba? Ndaba. yese ntari Ariko nigura agacupa aho ngira rwose. Nahindi kukwishyuza amafaranga. Nkubaza niba inka yanjye ahubwo sirata tutararondogora. Nta kimasa uheruka kumbonera muri rugo ko nazanye ikimasa n'umwaka ni hari yarapfuye umwaka ushize ko nazanye ikimasa ngo akindagirire nta kimasa uheruka kumbonera ahangaha. Nta kimasa uheruka hamwe urugo nyine ngo uwo njyewe mushumba wagiye gukiragira ari hehe ko shaka ikimasa cyanjye ko ushaka gutanyibonye wenda iby'umukobwa biveho umukobwa azakunda uwashaka wenda twibonanire. wa muhungu njye ngo wandagije inka Ndashaka shaka ikimasa cyanjye shaka ikimasa cyanjye wagisaza shaka ikimasa cyanjye have batagufunga shaka ikimasa cyanjye have batagufunga maze cyangwa se tworoshye ibintu n'ubundi yari inkwano nashakaga kuguha n'ubundi umukobwa we ndamukunda mushyingire. mbese kanyabwoya wazanye kanyabwo nkanakirerera cyari kimaze kungana gute? Kiriya kimasa na 260 kingana gutyo se waracyahiriraga nyine wakazanye kangani reka reka none se wibwira ko n'umukobwa wawe namukunda niba wumva ushaka uyu mukobwa ukaba wumva mushaka iki gisaza none ibintu kigize muri uyu mudugudu magana ya angahe 300 magana 3 wayabona wowe none se ubu se ya masaka yihara hepfiriya ubusanganya gutya ari yangahe hanganya gutya ari yangahe najye mukanira ariko magana 3 rero magana 3 ni menshi muze rwose magana 3 nyine ndakubaje cyakora kubera mukunda yakongera iryitanu gira 25 nabwo nukunyoroye nayo ndi burenze kandi nutabyemera urafungwa n'umukobwa mutware. hano muri kuncuruza cyangwa Usanya wigoma abantu bose bo mu mudugudu wabagize ka yora njugunye owe nawe
nyine hari ikibazo se nyine oya ni byinshi ndi bukongere noneho kandi ikindi uramumange no kumwirerera ntabwo mugumisha muri rugo kirazira n'ama ubwo ari we nazasanga waramukosheje nta musore muye naho cya kivuna muheto kimwe cy'urutweru nanjye umuhungu yaraje hano umuhungu usobanura iby'umuturanyi wawe umuhungu se ni bwoko sobanura iby'umuturanyi wawe musobanurire wa gisaza ariko yaraje nyine ngo aje kureba uyu mukobwa ngo baraziranye muzaniye n'udukweto twiza nyine ni twiza pe ariko aramukunda ngurarya umuhungu wo hajya nguramurya umuhungu wo hajya ngurumva ngo ikimasa nakuragije cyo bundi umwaka ushize ngo urakirya gusa ibyo bimasa se kandi ubigana uyu muturanyi wawe ni yarahagaze nari maninga zino mboga hano abantu bose bari kuza hano baje kwishyuza agakobwa nawe jya unkuraho ubushinze abandi babonye nabaye uduye umugore uzamushaka ukazajya urya amafaranga y'abandi nawe umuhungu wo hajya ntabwo njyewe wapfa kuguramo inka yanjye hano none ngo mwongerere andi mafaranga ntabwo kumagura nkaguhindura ideni ushaka umukobwa wanjye nteretse ariko uwo mukobwa wamugize imana wamugize iki yarugize amahirwe ubona uteye inda ubyaye agakobwa gasa neza ibindi biri ababyeyi byose kuko bisa na godoro ninde wamushaka usibye wandi uyu nguyu hatayiganiraga nta mafaranga usibye kavuye ku ishuri nako koga amazi yo ku ishuri kamaze kwisirimura undi mukobwa ufite mwiza wo washingira n'ubuhe muri bari atari mwiza uramushaka kuri awitanyira neza natanga neza sinamwemera mukesha imana sinamwemera ahubwo dore n'ingune nakwemera aho uraza ngo niba atari mwiza uramushakira umva yamugenzi wawe mwiganira hata nanjye mvugane wewe umuturanyi niba yawe simbizi ukuntu byari bimeze aha ngaha narije kureba akavuyo ka dore ukuntu ibintu bimeze aha ngaha urabizi ko njye ndi umuhungu hajya uhebye uyu musaza namuzaniye inka yanjye ejo bundi ngo ahindagirire ambwira ko afite ubwatsi ambwira ko afite n'umushumba muha inka yanjye reka ibyo bintu ushobora nari nje kureba inka umwaka wari uciyeho nje kureba ukuntu inka yiwe ingana inka none dore ndebere ngo dore aho ikiraro cyari kiri hane hariya hari nose yayisize he ndabizi se wa muturanyi we ariko wamuvanye ubona uko ari ikintu nkubaza karame mukobwa hambaze iyo nawe ujya ureba ariko umusaza nawe arananiranye umenya ko ufite so umusirimu ubu musaza nkanjye yambariye gutya urumva uri musirimu wowe inka mfite mu mutara wowe urazize faranga muhungu wahaje Numva amafaranga yewe ngaho genda ubwo turara tumenye yewe ndikubona ngo nazi byiwe ariko muze urifata wowe ngo rekana na papa kari mu nzu ariko nane mbuga twegende umva rero ziye wabonye inkweto na bwiza umva ukamwemera ibyo umesha amagambo ukora nuko gawa reka ndebe ukuntu ahubwo nasigara bikurikirana kuko urabona gifite amatama meza atyo n'abajyanje nkabye kuma aho ngaho wagisaza ko bahungu we inda impfu n'amato y'inda nameze kuko ijye kunyanya na rubanda uwo mukobwa wanjye basiga baza bakamwinjira ntabwo kubera amakosa mvuge iki se n'amafaranga y'abandi ntarabona